Mu gitondo nibwo naganirije umugabo wanjye kuri ya gahunda yo kujya kwegera wa mupasiteri, ariko se wumvaga ko kari bubyemere? Uriya mugabo ubona adafunze mu mutwe koko? Bo baba bumva ko icyananiye abaganga, ubwo nyine n'Imana itagishobora. Ubuse koko nkora iki? Mbabarira umbarize Imana icyaha nayikoreye cyatumye nyima urubyaro. Ndakwinginze ni ukuri. Umana natwe. Catfish season ya mbere, Episode ya 3. Josiane amaze guhamagarwa na Denis, yatangiye kwicuza ibyo yakoze. Yabonaga yaramanitse agati yicaye, ariko akaba agiye kukamanura ahagaze. Yatekereje ko atari akwiye kwitwara muri ubwo buryo, ariko nanone yari yiyemeje guhita asaba imbabazi. Nuko asubira mu biro bya Denis. Abategereje uwo mugabo, kuko hari ibyo arimo areba muri telefone, akongera akareba muri mudasobwa yari arimo akoresha. Josiane nubwo atabonaga ibyo uwo mugabo yari arimo akora, ariko yarabyibwiraga. Yibwiraga ko hari uwo mugabo ari kwegeranya ibimenyetso by'ikosa uwo mukobwa yari yakoze, ngo ubundi abishyikirize ababishinzwe bamufatire umwanzuro umukwiye. Hashize akanya, Denis aramureba maze aramubwira ati, unyihanganire, hari utwo ndi kureba hano. nta kibazo. Mu kanya sinzi uko nibutse akantu, ariko nkibuka ugiye, niko harya. Umutima wa Josiane wendaga guturika. We yari ategereje ko bisohorwa mu ijwi ry'uwo mugabo, ariko ibyari bigiye kuvugwa yumvaga yabimenye. Uwo mugabo yakomeje amubwira ati, sorry gato nanone, nabari muri rwinshi Josiane. Harya Josiane, nta gahunda yo gusura umubyeyi nigeze kumva mupanga yaheze? gahunda n'ubundi ntitwari twayihagaritse, tuzamusura mu cyumweru gitaha. Nawe twabanje kumubaza, atubwira ko byaba byiza tuje muri icyo gihe, kuko nabo mu miryango y'iwabo bari bakiza guterura umwana. Mubitegure neza, ubwo nimumara kwemeza umunsi muzamenyesha. Rwose nzabizirikana. Nuko noneho abona gusohoka. Hagati aho, Sandrine, umugore wa Denis, ubwo ari mu rugo ari kuhira indabo zari zihateye, ku irembo rye haciye mu masangwa avuye ku muhanda guherekeza abana ngo bajye ku ishuri, kuko hariho imodoka batwaraga yabasangaga. Nuko umugore amubonye yigira hafi y'igipangu, maze aramubwira ati, ndabona uzitayeho rwose. Waramutse? Undi ati, waramutse neza. Naho ubundi se ko nabonye iyo nirengeje umunsi nazuhiye ngaruka ngasanga azumye, nsigaye nzizirikana rwose. Ni amahoro se yaramutse? Mama Sangwa ati, ni amahoro rwose. Bite se wowe? Sandrine ati, njye se ko ibyanjye mbamo nabicumbagira? Yewe biraho. Sandrine yahise asanga uwo mugore ku irembo kugira ngo amubwire iryo yagushije. Nuko ahageze amutekerereza uko bimeze. Yaramubwiye ati, mu gitondo nibwo naganirije umugabo wanjye kuri ya gahunda yo kujya kwegera wa mupasiteri, ariko yanteye utwatsi ngo nabatekamutwe. Mama Sangwa yahise amubwira ati, ariko se wumvaga ko kari bubyemere? Ariko umenya ahari nzi umugabo wawe kukurusha. Uriya mugabo ubona adafunze mu mutwe koko? Abantu nk'abariya ntabwo baba bakizera ibijyanye n'amasengesho rwose. Bo baba bumva ko icyananiye abaganga, ubwo nyine n'Imana itagishobora. Ariko njyewe rwose uwo muntu ndamuzi. Nzi abantu benshi bari barivuje, yewe bakagera no mu mahanga bikanga, ariko uriya mukozi w'Imana akabasengera bagakira. Sandrine ati, ubuse koko nkora iki? Undi ati, ariko se Sandrine, kuki uba wigira nk'umwana? Niba umugabo wawe atumva ikibazo ufite, wowe ntiwakwirwanaho koko? Ubu ni ngombwa ko mushorerana? Sandrine ati, none se ntiwambwiye ko biba bisaba ko umuntu anitwaza ishimwe ry'Imana? Mama Sangwa ati, ubwo se waribura? Ubu wabura ukabura n'ibihumbi 50 byo gutamba igitambo? Sandrine ati, rwose amafaranga mfite nayo kujya nkoresha ibijyanye no mu rugo muri iyi minsi. Mama Sangwa ati,
ubwo kandi wasanga ari nk'ayo uhahisha. None se ubwo ugiye gushyira imbere kurya wirengagize ko n'ubundi uzabiryana amarira mu gihe utarabona akana? Sandrine ati rwose ndumva binyobeye. Mama Sangwa yahise amubwira ati ni iki mpfa n'abagore b'abatesi? Reka rero nigendere ubwo ntubabaye. Mama Sangwa agiye kuvaho, Sandrine yamubwiye ko agiye kugerageza uko ashoboye ngo kuko nawe ababaye. Nuko uwo mugore amusaba kujya azirikana ko hari ibyiza birusha ibindi ubwiza. Hagati aho ariko Josiane yari umukobwa mwiza, kandi rimwe na rimwe abasore bajyaga bagerageza ko bari ko bakwegukana umutima we. Uwo munsi rero ubwo Josiane ari ku kazi, hari umusore wamuhamagaye abanza kumubaza niba adahuze ku buryo baganira, maze Josiane amubwira ko nubwo ari ku kazi ariko yamubwira icyo amushakira. Ese Josiane, nanone urabona igisubizo gikwiye? Ariko ndumva naragushubije David, sinzi rero ikindi gisubizo ushaka. Ariko se Josiane, koko urambwira ngo nzashaka undi nzamukundisha umutima nk'uye he kubona nifite wawutwaye? Nuko bimeze rero, kandi rwose ntuzongere kumpamagara umbwira ibyo, kuko ntaba nifuza no kubisubiramo. Ariko Josiane, iyo mbwira utyo ujya wibuka ko nubwo utambwira ko nkunda ariko hari amabanga yawe mbitse. Nta mabanga ngirana nawe David. Kuko se ntayo? Njye ntayo nzi. Ubwo niba uyafite uzayakoresha icyo ushaka. Reka nkomeze nyabika kuko ngukunda, ariko umunsi urwo ngukunda rwashize nayo mabanga azahita asakara hose bakumenye. Nta kazi kawe. Ahita anamukupa. Ubwo ariko Sandrine nawe nyuma yo kugisha inama Mama Sangwa akamubwira ko ari ngombwa ko akora uko ashoboye kugira ngo nawe yitwe umubyeyi, yahise yitegura maze ajya kureba ko yabona uwo mukozi w'Imana. Ahageze yasanze hari n'abandi bamutanze aho biciye ku ntebe nk'abategereje muganga, kandi koko yari yarahindutse nk'umuganga w'indwara hafi ya zose. We yabaga ari mu cyumba kimwe, abandi bicaye mu kindi batonze umurongo bakinjira uko baje. Iyo wahagiraga nyuma ubwo nawe watahaga nyuma cyangwa se ntunabone uko muvugana. Sandrine ariko yahageze mu wa mbere. Mu gihe bari bategereje ko uwo mukozi w'Imana abageraho, babaga babazanya amakuru, bamwe bakabwirana ibibazo byabazanye aho. Bamwe bari ababyeyi bari baje aho ngaho ngo umugabo abafashe abana babo bajye bagira amanota meza mu ishuri, ari abakobwa n'abasore babuze abo barushingana, ndetse hari harimo n'abacuruzi ngo bacuruza bahomba, abandi ari abagore ngo banzwe n'abagabo babo. Mbese koko yari umukozi w'Imana kuko ahari nta kibazo cyamunaniraga. Sandrine nawe rero yaje kugerwaho maze agiye kwivuga uwo mukozi w'Imana amubwira ko amuzi. Hitwa Sandrine se? Niko nitwa. Dutandukanye n'abandi bose. Aha ni mu gicumbi cy'Imana nyamana. None se hari umuntu Imana itazi? N'abana bawe bahora baririra mu nda bitewe n'abadayimoni bababoshye irabazi, kandi ibafitiye umugambi mwiza. Mbabarira umbarize Imana icyaha nayikoreye cyatumye nyima urubyaro. Ndakwinginze ni ukuri. Oya, ntabwo ari Imana yakoze ibyo, ahubwo byakozwe na Satani akoresheje abambari ibi. Waruzwe n'umugore utishimira uko ubayeho. Yabonaga wowe n'umugabo wawe mubanye neza, bimutera ishyari, bituma ajya kukurogesha. Kandi nyamara n'ubu muracyari inshuti, ndetse ntushobora no gutekereza ko yaguhemukira bigezaho. None se Pasite, wambabariye ukambwira uwo muntu uko yitwa? Nanjye nawe mbaye nkawe, kuko kumenya uwo ari we ntabwo byakemura ikibazo, ahubwo byabyara ibindi. Kandi nawe ntabwo ari we, ahubwo ni Satani wamuteye iryo shyari. Nawe ngomba kumusengera umwuka mubi ukamuvaho. Uwakoze ibyo yabikoze yifuza ko umugabo wawe akwanga, kuko yatekerezaga ko nubura urubyaro umugabo wawe azananirwa kubyihanganira akishakira abandi. Ariko mada, humura, kuko ibyo byose Imana yacu irabibona. Kandi ndakubwiza ukuri ko igisubizo cyawe kigeze hafi.
ariko nanone urumva madamu, ndakumva. Imana yacu ntabwo ikora nk'abantu aho ujya kubareba ugatahana igisubizo. Oya, ntabwo ari uko ikora. Imana ikora nk'Imana, ikora ikurikije uko yateguye ibintu byayo. Nawe gushyize ku rutonde rero rw'abigomba gutabara. Amen. Uwo mugabo rero yanasengeye uwo mugore nk'ubuvuzi bw'ibanze, ababaga baje bamusanga babaga bamwifuzaho. Nuko Sandrine nawe yanga kugenda atagize icyo asigira uwo mugaragu w'Imana wabaga wigomwa imirimo ye, akaza gutega amatwi abamugannye, amusigira amafaranga nk'ishimwe ry'uwo murimo. Ku mugoroba Denise yatashye ananiwe, ageze mu rugo ahita ajya mu bwogero. Umugore we yari ari mu cyumba cyabo arimo azinga imyenda inda ayitera ipasi. Nuko hashize akanya gato uwo mugabo agiye mu bwogero, telefone ye irasona, undi ajya kuyireba. Yari mesaje ya Reje. Uwo mugore rero yabonye ubwo butumwa buramubabaza ndetse ananirwa no kubyihanganira, asanga umugabo we mu bwogero ngo amubaze iby'ubwo butumwa. None se ubwo butumwa ninde ubwohereje kandi se burimo iki? Mwakoze gukurikira iyi nkuru. Nyumva ni urubuga rutambukaho inkuru zigususurutsa ugatandukana n'irungu. Niba wifuza kujya ubona inkuru zacu mu buryo bworoshye, ukore subscribe. Ibitekerezo bijya muri komenti hasi aha, naho gusangiza iyi nkuru abandi ni ukubaha ikaze mu muryango w'abakunzi banyumva. Naho ubutaha gumana natwe ntiwicwe n'irungu.